biteye isoni cyane n'ububabare cyangwa se uburibwe ati kubona ingabo z'u Burundi zikomereka bigeze aha yo uvuze video munyereka intuze baje babwiye nyine bati munyibutsa disa bo mbonye bari gutangaza intuze zabo mashambara marinette ndayambaye oya nambaye so nagaye marinette yo harimo witwa ntago ndi umuvuge ngewe yo batangaza na nimero ze 10 ntago ari byiza n'umuntu oya ntago ari bo babitangaje umusirikare aho yaguye najya gusoma amazina ye n'amazina amarundi gusa we none se mu 23 yarabarashe gabo zirapfa ku rugamba byo nibisanzwe no kwihanganisha imiryango yaba nta kintu bari gukubitwa cyangwa se bari kwicwa yego kubera inyungu z'umuntu umwe wenyine atari we witwa Ndayishimiye. Ntago umusirikare babyita girago de gakoratero ntago umusirikare abarwa mu bantu baguye ku rugamba mu bibazo yego babara muturage no musivile umusirikare abarabirahiriye biterwa no gusumbanya imbaraga mu rwego rwa gisirikare ariko gusumbanya imbaraga zimwe na discipline yego bashobora kuba mu 23 barwana bavuga ati ntitushaka imbohe yacu yamambe umubiri wacu umuhaje usigara. Urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima. Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashef babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 kukubwira ni ariko siko twengoresha makuru urandusha kure rwose yatangaje amagambo yo mu rurimi rw'igifaransa ngenekereje yavuze ati biteye isoni cyane de c'est très honte et douloureux de voir les militaires burundais. Okay, muri make ati biteye isoni cyane n'ububabare cyangwa se uburibwe ati kubona ingabo z'u Burundi zikomereka bigeze aha muri Kasika Kirungutwe Mwenga ont été transportés jusqu'à Walikare yego n'ikisangane ngo puis acheminer de force akisa ego ngo oriye de les amener chez ngaho kugira ngo zoherezwe isibyo iwabo. Aravuga ati ils ont été abattus pour l'intérêt d'une seule personne Ndayishimiye. Ndetse aho ari kuvuga ati bari gukubitwa cyangwa se bari kwicwa yego kubera inyungu z'umuntu umwe wenyine atari we witwa Ndayishimiye Evariste. Ariko hari ikintu none mu 23 abantu iyo ni communication y'umuvugizi w'ingabo za M23 nta kuri nta kuri wanabigenza ariko abarundi bakunze kuvuga ati mukatugirira impuhwe neze M23 uri ngo bafite ingabo z'ubundi kandi cyo namwe aho zizanyura hose aho yanavuze ko yanatangaje ko ngo bashyinguye ingabo nyinshi z'abarundi kuki bajya baba video batangaza n'amazina yabo n'imiryango yamenye ko banapfuye ama video yo uvuze video munyereka intuze baje babwiye nyine bati munyibutsa disa bo mbonye bari gutangaza intuze zabo mashambara marinette ndayambaye oya nambaye so nagaye marinette yo harimo witwa ntago ndi umuvuge ngewe yo batangaza na nimero ze 10 ntago ari byiza n'umuntu oya ntago ari bo babitangaje oya igira gutya hengeka uraza kumbwira ko ari umurundi cyangwa atari we izina ry'abarundi mu mwanya muto ya Marshal ndakuzi wowe uri ugira umwemera gato oya no wabo urumva ndiba no hiryo Imana muhiro ko idashira abaraguye ku rugamba baramujyanye kurwana intambara y'inzererezi kandi yagonye ko agira kuba afite intangamuntu nkaza nzakiraza gatwaga utugatutsi cyangwa iri mituweli Marshal wakireka komene yose ni no soma amazina ye oya ntago nayasoma shabo so umusirikare aho yaguye najya gusoma amazina ye n'amazina amarundi gusa we none se mu 23 yarabarashe se no byumva kuki se abo ngo bari navuga ko ari nk'ibyo ngombwa kurangisha se kugira umuryango we nubibona ubone ko birafasha ariko bizana inzigo nibyo twavugaga
ariko ni amakuru kuko nka Israel yo n'abasirikare babo barashwi bashyira shimira ko nkendetse amakuru bashyira kuri website yayo ntabwo ngushimira nese ni uruganda bubatse hariya nanjye singushimira ni uruganda rwa sima rwuzuye hariya muri Mwenga iyo ese yitwa gutya ntabwo ari byiza ko uyu se ko mbona ari mutoye cyane ni wese umusirikare agomba kuba wese polisi nava mu uyu musirikare w'inzobe polisi nava mu musirikare akajya ku rugamba yawe ikigo cyahita gifatwa pe ntacyo gufatana bashyiraho na nuze fin de quoi expiration y'ikarita bisanzwe ino yari kuzangira 2031 aracyafite igihe kinini yaragifite igihe kinini kandi indi muri 2036 ingabo zirapfa ku rugamba byo nibisanzwe no kwihanganisha imiryango yaba nta kintu cyane ukuri pe naho byo kuvuga ngo ndayishimiye ngo abasirikare barashize Uwiringoma afite ingabo z'u Burundi nyine urumva ariko reka nkubwiye masha hazijyanye ku kiziriko kirungutwe kasika mwenga ujye uvuga yenda ngo rimwe na rimwe hari ibintu utemera kereka byo numbwira uti simbyemera ariko sha nabonye biri kuba muri za kirungutwe kungariza ingabo nubwo ndibivuga kambwira uti jye nkura hizo muwenge oya barapfa bose ukuri ingabo zifata zirwana zirapfa zose ndabyemera marshari ariko se reka nkubaze nicyo nkubwira uyu mugabo ndayishimiye ibi ngibi iyo ubibonye biba ari inyungu ku gihugu cyawe cyose biba ari igihombo niho ngewe ndi naho sayidi zose zirapfa nese ko buri wese arasa amasasu ingabo zigomba kurwana yavuye wabasajya gukora iki ntiyavuye wagiye mu gisirikare mashange ikintu ukunda kuvuga tutemeranya ni kimwe umusirikare arahirira gupfa so banyigishije ngo ni oda barahirira gupfa ni bene bisanzwe barapfa nyine kandi nabo barica buriya abo nabo urimo kugira imwe nabo barasha abandi abo barashura bazi ntabwo so barabana ntabwo barabana bakongomana ibyo sura bishaka wiki w'igihugu cyako hanyuma se reka kubaze ko ujya wumva amakuru kuri umunyamakuru ku rwego mpuzamahanga ukavuga ngo oya mu basirikare mu bantu baguye muri Goma bashyizemo abasirikare ko babarura abasivile ntabwo umusirikare babyita girago de gakoratero ntabwo umusirikare abarwa mu bantu baguye ku rugamba mu bibazo yego babara umuturage n'umusivile umusirikare abarabirahiriye ngiye gusa icyo akabyemera gute kagiye muri ako kazi bashije muri iki kintu kariwe meze senguzi nemera wimpa ruswa niki ntabwo tubyumvikane ngabo amakarita y'aba mama 23 tutajya tuyabona wenda ngewe si wambwiye ko wigeze kubona imibiri yabo yahe nyimpa kuyibona sindayibona ya Muvento kuri kwimana naravuze ngo ntabwo ndabona imibiri yabo nyine uko gutya bose barapfa ku rugamba bose barapfa nyine nicyo nkubaza amakarita yabo ntiturabona imibiri kandi bo barapfusha pe ni bisanzwe ariko ukibaza ni ukuvuga ngo ni strategy yihe kandi andi mafoto yasohoka jewe ikintu mbitekerezaho biterwa no gusumbanya imbaraga mu rwego rwa gisirikare ariko gusumbanya imbaraga zimo na discipline yego bashobora kuba Muvento barwana bavuga ati ntitushaka imbohe yacu nyamambe umubiri wacu umuhaje usigara za Israel zijya zibikora kuko Israel mushobora kurwanira umuntu wapfuye nk'imyaka nk'ibiri tubanze tumurwaneho kuko umusirikare ariko no mu mategeko urabizi umuntu yaba ari umubiri we yaba n'umuntu bose amategeko abagenga yenda kubangana ubwo rero biterwa n'imbaraga bose bakoresha kuko sintekereza ko wenda ariko Muvento barusha ibikoresho byo kurinda ingabo zabo kuko nk'abarundi wenda bashobora gutwara ibifaru byinshi ariko ntabwo nzi nko za batayo blende ziba zikomeye nk'izo nyeshyamba ariko ku rundi ruhande rwa Burundi bitugaragaza ko reka tubibare muri ubwo buryo ntabwo turi muri Mwenga naho bapfira batwaye manpower nini cyane sibyo yego ariko kubera kutizera ko ibyo bikoresho bihambaye byo kurinda abasirikare bazabigarukana batinye Muvento urumva bituma batadiporoyingana n'intuza ntabwo ndabona abarundi bakoresha ku rugamba ibifaru byiza abarundi byagombye guproteja abasirikare babo icyo ni kimwe buriya niba banagenda mu makamyo atari blende nayo kuko hari imodoka ari blende bita APC urumva APC ni blende zitwara abasirikare yewe hari n'ibihugu bimaze gutera imbere bijyana n'amakamyo ameze gutyo atwara ingabo ariko afite blendage nta gahunda ibyo babishoboye Muvento nkeka ko wenda bafite nka commitment ivuga ngo ntimusige uwacu ku rugamba icyo ndagikeka ikindi nkeka bashobora kuba barwana amatsinda matoya amatsinda mato yo mu rwanda amatsinda mato ariko azi kurwana mupfusha bake kurusha abarwana ari igihiriri abarundi ngo basiga bajya kuvoma ari nka batayo ifite nk'amabido nk'icumi ariko ugiye kuvoma yikoreye ibido afite abana nk'icumi bamurinze ngo badafatwa na Muvento kandi uko ugenda ushora ingabo nyinshi urumva strategy kare nuko unapfusha nyinshi ugomba gutwara ingabo nkeya bien équipé urumva
zideployize neza ukamenya zigenda gute, mobile yazo iteye gute, baracyakoresha amamodokari. Abarundi abakongomani FDL n'abari bakorana nabo bafite riske yo kuba bapfusha ingabo nyinshi kurusha zino nyeshyamba, kuko inyeshyamba ziba zizi nyine ko ari baki, bakarwana bakoresha amatsinda mato, bakakudoma bakongera ukababura. Urumva abandi rero ngo ni ingabo za leta, ni ingabo z'u Burundi barikwega iki ibintu nk'ibyo ngibyo, bajyanye ibikoresho bikeya. Yego, kuko urabona abo ofisiye bavuga nta ubuzi niba bivuze nko kubona umufisiye ku rugamba w'igihugu cy'u Burundi adafite burinda agendamo, bakoresha nk'ama pick up yanga asanzwe bivugera ibintu. Baraboheje ni ba protection kumwe ngo muve mu Ventura n'iki abe mu Ventura bari bashobora kuba barinda intuze barwanira ingabo zabo ku buryo bavuga batuwe komanda ntituzakubona ugarutse, turabashaka ari bazima cyangwa nubwo wabuze batanu turabashaka nabo bose tubashyingure. Ibyo birashoboka bafite iyo commitment, kandi byaba nabyo ari urwego rukomeye rwo kwita ku ngabo. Ariko nk'umusirikare wabanaga n'uyu Murundi muri Kamuha cyangwa n'ahandi hose akabona video irimo gusirikira, kumwohereza muri Kongo bizakunda ko morale yamaze gucika, bizagorana uko byagenda kose. Na M23 ntago nababo ntago ifite uruhare mu kwirakwiriza amafoto ibi n'abaca intege ivuga iti sha niyi yatanga none se kari yarwaniye aho ngaho wajya kugera kuri iyo foto ukanayifotora, nose no Murundi wayitanze n'abarundi bayitanga bakamurasa akanafotora mugenzi we akakwirakwiriza. Ibyo no guca morale ngabo z'uru kuvuga ati sha muhame hamwe dore twabarashe twarashe nakanaka biriya bikora umukwa mu ngabo z'u Burundi, kandi kuno yifite umufamily we yahise ayibona. Yahise ayibona, ariko by the way binakuraho urwikekwe ukamenya ko wawe yapfuye yakomeretse yagize gute. Yego, hari icyo bifasha nubwo atari byiza gisi nabishimagiza, ariko bifite bifasha imiryango ya bamwe akamenya ko watakiriho. Yego, gusa ingabo zikomeye zifite uburyo bukomeye zirababungabunga nk'abo, urumva mu gihe bazajya mu biganiro bakagira gute ababo bakazabona abandi, kandi inyeshyamba sintekereza ko zifite ubwo bushobozi bwo kubungabunga imibiri y'abapfuye. Hari akantu wavuze ngo Iringoma se yabafitiye impuhwe, ukabona ko yabitangaza byo nta kubiryaho. Urumva hari ikindi kirimo nyine ni ukubaca intege. Rega Iringoma ashinzwe gutera morale mu ngabo za ARC M23 no guca morale za FARDC za FDLR zabyo, nuko ujye uvuga ngo ajya atangaza. Buriya ibyo akora arakizi, kandi yamanutse firiya aho birimo kubera duheruka kuvuga ari Warungu amanuka yavayo gutera ariko hari akazi. Ariko se wavuze ngo namakenga ari muri biriya bice Bukavu, ntago ari nge namakuru yabivuze. Nibyo nyine namakuru nawe kandi uzankoraho niwe warabivuze. mbabona Marshal warabivuze njye bivuze se oya nagera mu makuru navuze ko bari hariya bose niho bagiye kubavutura niho bari buriya nibe n'abakomando bahubwo ariyo nakora ko ngeho cye nabivuze kandi mbikuye mu makuru, kandi aya makuru sinyegenye ne wanayavuze. Niba hamwe bawote babure gushyira intwaro hasi bari mu ntambara zadashinga gusa. None se Walungu itoranye na Mwenga birafatanye ni inzira imwe ni nka kuri uvuga Nyagatare Kayonza Rwamagana, nubona ko babiri kuri sheni imwe, cyangwa ukaba wavuga Huye Nyamagabe Rusizi, ukaba wavuga Rusizi Karongi Rutsiro Rubavu, Musanze na Musanze wayo biri ku isheni imwe. Ubanza muri Bukavu niba ari muri zone ya Kabare ntumbaze, ugafata Warungu ugafata Mwenga, urumva. Yego, na Fizi hariya za Minembwe ho Plateau bari abanyamurenge babahabagwa muri Fizi na Ntuza na Mwenga. Nk'amasamba y'itombwe muri Mwenga, kandi na Kamituga muri Mwenga, ariko Kamituga ni kure na cyane ko ikarita nkunze gusoma ikarita abaho Mwenga ubanze ebyiri Sud na Nord, ariko rero ni territoire ya Mwenga. Urumva rero Warungu ni inzira imwe mbega iyo ngiyo za Mwenga. Banavuga ko abafite abasirikare muri Mwenga ati hamagara wumve ko akiriho, ati kuko amakuru ari kuva ku rugamba aravuga ko abasirikare benshi b'Abarundi bamaze igihe bahatesekera. Ariko nabo batesetse abandi, zo nkuru zashaka wiki batesetse abandi batesekana no batesetse abandi, ndetse bagiye gukora iki guhinga ibirayi cyangwa ibitoki bakora iki Mwenga ni Mwenga ni Gitega se Mwenga ni Ruyigi Mwenga ni Muramvya Mwenga ni he
bavuye mu gihugu cyabo bajya guteza amatiku handi n'amahane bahame hamwe rero sasa babarasane kandi barasa abandi ibyo se imwe mufite n'iziki nta mpuwe zirimo aho ngaho bagiye kurasa abantu babazize iki bahame hamwe abahungu bumvisha umututu ahubwo reka ajya Mwenga Centre yarafashwe cyangwa barayigose Mwenga Centre mva se ngo bagezemo ahubwo banza barayirenze ngo bayigezemo nyine bayigeze nkubwira cyagenga aba FRDC n'abacyo kwambwira ako marisho yemera jya bakuru nkubwira ngo ko barageramo ntayo bagezemo babeshye ariko kubera iki kandi nawe njya numva yavuga mu nyuma ukongera ngo ntayo bagezemo oya ariko marisho bashaka ko niko mbikeka bya makuru numvaga nuko bahadoga ese wabyubaza ko nzi ko ufite amasoko nayo barimo ye ntago M23 ayo makuru wizeye se cyane M23 ifashe ahantu uko nabonye ari foto nayo wabonye ndaza kwigushakira ijya foto ni y'abasirikare ba FARDC hari n'umwana urimo kugenda yivugisha avuga iby'intambara muri Mwenga ariko akivugisha iyo video irimo gusirikira akivugisha sobanura ko oya nagarura nje kindi akivugisha gasobanura ko ubuzima bwatangiye kugaruka ariko atari M23 hafite ahubwo reko barimo kuva mu mihuru bagaruka mu ngo zabo kubera gahenge kagarutse gusa ariko ntago M23 yari yafata Rucuru Centre kuko ahantu hari bureau de territoire muri Congo bongera ijambo centre Rucuru Centre irimo ikicaro cya zone ya Rucuru Rubero Centre irimo ikicaro cya Rubero territory Masisi Centre ni ikicaro cyande cya Masisi territory Warigari Centre ainsi de suite sibyo yego mumbabarire simbona ikintu cya Mwenga Centre ntago barayifata bayifashe babihisha abakomeye ni ku kicaro cya territoire nta M23 muri Mwenga Centre ahubwo banza ngo yarayiciyeho irayidoginga ijye gutega mbusha imbere itayigezemo cyane si ibisanzwe subya birenze inyungu zikaba ari iyi kujya gutega mbusha abantu birukanse biruka kuko FARDC arirukanse abarundi barirukanka kujya kubatega mbusha ishobora kutibanda mu miji ikibara ku mihanda y'ingenzi bakayidoginga bita kudoginga bakajya guca handi niko bimeze kundeba nawe ariko nta M23 muri Mwenga Centre ntayo oya nagari nabi ahubwo mba nakoza attention kujyo numve neza Tereko nibafashwe uyu munsi ntayo ngira na bita Chidasa kandi ngo ni kure yayo Chidasa haracyara kilometero ariko nanone abandi bakavuga ngo yigeze kugera muri 3 kilometero abandi ngo 5 kilometero urumva ariko burya inyeshyamba n'abanyabwenge bashobora kuba bafite ukuntu bakontorora ahantu bashobora kukontorora imihanda ihinjira nihasohoka bashobora kukontorora ku misozi miremire ihirengeye kandi bakakwihorera bakandagira mu mujyi wawe ngiye nicyo mbona noneho leta ikaba itafite imbaraga n'umuntu akaba atafite imbaraga yarirukanse ariko bakabanza bagacekinga bose n'abana ntabwo baba arabaye intambara ntabwo ari kwifotoza ariko icyo mvuga nshimangira nuko mbega icyo ngenderaho giwe andi ma office y'amateritware kuko meaning for mu ntambara iyo yafashwe bibizina rikomeye cyane kandi kinyeshyamba zikabitangaza gusa ntago M23 iri mu bihe byo kupfa kwigamba gufata ahantu izi ko mu byo yashyizeho umukono bibujijwe kwagura ibirindiro nicyo nibaza sishaka guceceka se nanone yaceceka ariko isi ntiyaceceka umuntu uri Mwenga azifotoreza kuri Mwenga muve mu turabitwereke tuzamenya ko ari ukuri Mwenga Centre niho mvuze ntabwo mvuze muri territoire ya Mwenga uyo barimo cyane ndetse ariko nta nyeshyamba M23 muri Mwenga Centre ariko ntago bavuze Centre bavuze nyine abakabyo Mwenga bayirimo kuva na kera bavuze Mwenga abavuga Mwenga it's okay ariko avuga Mwenga Centre wapi yego na irimo Marsha ati abasirikare bashya ba FC barangije amahugurwa irumangabo itsinda rishya ry'ingabo za FCM33 ryasoje amahugurwa bituma umubare w'abasirikare bamaze guhugurwa n'uyu muryango ugera umubare ndavuga se kutagyemera ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni
ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.